usanga mu nsengero nyinshi abahawe imirimo ntibarya bafite amafaranga, abakene ntibarebwa. Usanga imirimo yo hanze niyo bazanye mu itorero, itorero ryabaye iry'imiryango nta wundi wakirizwamo. Usanga mu nsengero z'ubu abahawe imirimo ntibarya bafite amafaranga, abakene ntibarebwa. Usanga imirimo yo hanze niyo bazanye mu itorero, itorero ryabaye iry'imiryango nta wundi wakirizwamo. Nico gituma wanze no kwinjira. Nico gituma wanze no kwihana. Mwene dati kubita agashi ntiwibagirwe inshingano wasigiwe. Hunga urubanza ruregereje ruje rubaza umubare w'intama ze. Shalom shalom, ni kuri Nyirabisage TV twongeye twagarutse. Ndashimira inshuti zanjye ziri hirya no hino, Imana ibahereze umugisha. Abari ku migabane yose y'isi itandukanye, Imana ibahereze umugisha cyane. Harimo abatoya, harimo abakuru, harimo abasaza n'abakecuru. Imana ibampera umugisha kuko ntimuhwema kunkurikirana, ntimuhwema kumva ibyo mbabwira. Njya nkunda kuvuga ijambo ngo mbahorane kandi namwe munkorane. Rero Imana iduhana umugisha. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira, ariko hari inshuti zanjye ziri hirya no hino, bamwe bari mu gitondo abandi bari nijoro, bitewe n'uko isi itandukanye, bitewe n'ahantu ku isi nyine hatandukanye. Niyo mpamvu n'ibihe bigiye bitandukanye. Mwese rero abari maso ndabashuhuje, abaryamye nijoro, Imana ikomeze ibahereze ibitotsi byiza. Abapfushije rero muri twebwe mugire kwihangana, mukomere, Umwami Imana bakomeze. Ndabizi neza ko ari ujya ukomeza imitima yacu. Rero twongeye twagarutse mu ijambo ry'Imana, twongeye twagarutse mu mpuguro zikomeye, twongeye twagarutse kuri uyu murimo Kristo yadusigiye kugira ngo tujye dukomeza tuvuge. Mbabwize ukuri ibintu birimo muri ino minsi, dushatse twaba amaso tukayakanura tukareba gutya ngo nibyo byiza. Hari inshuti zanjye zagize ibyago, abasizwe n'umuryango wa Sandrine, rwose mwihangane mukomere. Ku isi ntabwo ari iwacu, niko bihora, uko tutabimenyera gusa, ariko mu isi niko byamye, niko bihora. Dutinda kubimenyera ariko kandi bikatugeraho. Iriya ni inzira twese tuzacamo. Rero umuryango mwiza ndabakomeje, Mwami Imana akomeze agendane namwe. Sandrine yakoze neza imirimo hano ku isi myiza, rero Imana imuhereze iruhuko ridashira. So rero tugiye gusenga Imana, ariko tutari twasenga, reka mbanze mbereke bimwe mu bintu turi buganire njye namwe. Icya mbere gikomeye muri iyi minsi iremereye, muri iyi minsi ikomeye, aho abenshi bihugiyeho, aho abenshi batazi ngo inzira ijya mu rusengero ni iyi, n'abayizi barimo barajabagira. Gideyoni amanuka ku kagezi agiye kurwanirira ishaka umurimo w'Imana. Imana yaramubwiye ngo manukana n'abantu 400, nibagera ku kagezi, nibagera ku ruzi, abo uzabona bayoresha amazi bakanywa, abo nibo bazagufasha kurwana urugamba. Ariko babandi bazajabarira gutyo bakajabagira nk'imbwa, bakazaza bajaba amazi, abo nta bantu baribo. Kandi muri iyi minsi harimo abantu bari kujaba amazi, harimo abantu bari gupfusha ubusi by'Imana. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ituye ahirengeye, turagushima turakubashye kuko umukozi w'umuhanga,
wagize neza kubana natwe Mana, wagize neza kutwitaho, wagize neza kugendana natwe, uru rugendo ntitwarushobora, icyubahiro ni icyawe ko wagendanye natwe. Duciye bugufi Mwami Imana, turakwinginze kugira ngo ugumane natwe, turakwinginze kugira ngo ugendane natwe Mana muri iyi minsi itoroshe, mu minsi iruhije, mu minsi Pawulo yahanuye, iminsi iremereye cyane. Turakwinginze kugira ngo ugumane natwe mu izina rya Yesu Kristo Mwami. Dusabiye abari hirya no hino ku isi, dusabiye abarushe n'abaremerewe, dusabiye abigunze Mana, dusabiye abapfushije kugira ngo bagirire neza. Komeza imiryango yasizwe mucunguzi, ariko ikiruta byose tuzakubona. Urakoze, komeza ubane natwe kandi ukomeze utugirire neza. Byose tubisabye twizeye izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Twongeye twagarutse. Nahoze mbabwira ngo uri gusanga muri iyi minsi umurimo w'Imana turimo gukora. Dufite abantu batubanjirije, kuko ngewe Jane ntabwo navutse ngo nisange nzi kuvuga ubutumwa cyangwa nzi gutanga ino message ndi gutanga. Mfite aho nabikuye, mfite abanyigishije, mfite abantureninze kugira ngo nanjye uyu munsi none mbe ndi uyu nguyu urimo kuvuga. Ariko ikintu kibabaje kandi gikomeye, ariko turabanza tunabashimira abo bantu. Mwagize neza cyane, mwagize neza, batwigishije neza uyu murimo, tugatora iyi nzira tukayikurikiza kugeza uno munsi none tukaba tukiri muri iyi nzira. Turabishimira cyane. Ariko nanone ndongeye ngarutse, reka mbereke akajeste kamwe muri ihangana abantu turi kumwe kuri uyu murongo, ndabereka ukuntu ibintu byo muri iyi minsi bisigaye bimeze. Iki ni igitenge cyanjye, ndakipfuka, nipfuke neza, nshiraho hano nipfuke. Muraba muri kunyumva, ariko ntabwo muraba muri kumbona. Iki kintu gisobanuye ibintu byinshi cyane. Impamvu iki kintu kivuga ibintu byinshi, nuko muri iyi minsi y'uyu munsi wa none, ibi ngibi turimo kureba nkatwe twebwe batoya, abo twigiye ku birenge. Nimba ivuga gutya, hari abantu bose ntabwo ari abanyamakosa, kandi abantu bose ntabwo ari abantu b'abakiranutsi bakora ibintu byiza. Niyo mpamvu iyo uvuga ibyiza uba ugomba no kuvuga ibibi. Muri iyi minsi hari abantu bakeneye agakiza, hari abantu bakeneye kurokoka, hari abantu bakeneye kumva ijambo ry'ihumure, hari abantu bakeneye kumva abantu batangije irivugabutumwa babahumuriza. Ariko can you imagine uyu munsi none ko abo bifuza ko babahumuriza, reka nivuge ku giti cyanjye, ngewe nkifuza ko runaka mpumuriza kuko muzi ko azi gutanga ihumure, ariko ugasanga iryo humure ntaryo afite, aritwikiriye, afashe imirimo ye myiza arayitwikiriye, ari kuvugisha gusa umunwa uravuga, uri kuvuga nk'uko ndi kuvuga. Abantu baritwikiriye muri iyi minsi ya none, abantu baritwikiriye ku buryo turimo turareba gusa abantu bitwikiriye. Ibyo bavuga ntitukibyumva, ahubwo dusigaye tubona bitwikiriye. Ni ukuvuga ngo imirimo yabo myiza barayitwikiriye, ibikorwa bizima barabitwikiriye, turi kumva urusaku. Reba umuntu ni umunywanzoga, reba umuntu ni umunywatabi, reba umuntu ni umusambanyi, reba umuntu ni umurozi. Ibyo bikorwa byose barabitwikiriye, ariko bakarenzaho kurangurura bakavuga. Imirimo idafite ibikorwa ni impfabusa. Kubaho nta bikorwa dufite ni impfabusa. Yemwe bantu muhetse ibyo Uwiteka murage mwiza. Impamvu mbivuga bino bintu, akenshi tubivuga tunababaye. Twebwe turacara abana mu gakiza, turi gushaka ngo abantu tungana, abantu bafite imyaka nk'iyacu bareke kurohama mu byaha, bagaruke begera umwami, bamutakambire kuko niwe ujya uruhura.
ariko biratangaje ko abantu batubyaje ubutumwa bwiza, abantu batwigishije, abantu bagendanye natwe nibo barimo kwipfukira, bakipfuka tukumva amajwi ariko tukabura abantu. Mwarekeye aho ngaho kwipfuka. Ugasanga abantu ni abayobozi b'amatorero, ugasanga abantu ni abayobozi b'ibyumba by'amasengesho, ugasanga abantu bayoboye za minisiteri zikomeye, ariko baritwikiriye, ntabwo turi kubabona, ntituri kubabona bene da, kandi ari mwebwe mwadutoje, turi kwigira ku birenge byanyu. Ese mwari muzi ko niba mwaratwigishije gukora imirimo myiza tukaba turi kuyikora uyu munsi wa none, mwebwe mwarayiretse, mwebwe mwitwikiriye, muzi ko igisebo kiri kuri mwebwe, muzi ko umugayo uri kuri mwebwe? Erega musigaye mubona abantu barifashe, ukabona umuntu akubisemo kositimu, ukabona umuntu akubisemo igitenge, ukabona umuntu yambaye bazara aberewe, yahagarara ku gatuti agiye kubwira abantu, akareka kubabwira imirimo myiza Yesu Kristo yakoze, ahubwo akababwira njyewe ndacuruza, njyewe ndi umuhanga, njyewe narize, njyewe mfite iki. Ibyo ntabwo ari byo dukeneye, ibyo ntabwo ari byo twifuza. Nabyo ni byiza ko mwabigezeho, ariko kandi mugarukira aho ngaho mutubwire neza ibyururutse imitima yacu, mwe kudukomeretsa. Hano hanze harimo abamama pasiteri, harimo abakozi b'Imana bagiye batandukanye, ni mwebwe twigiye ku birenge byanyu. Ubu butumwa turi kubuvuga kubera ko twababonye mubuvuga, ariko se niba murimo kuyanduza uno munsi wa none, niba murimo muritwikira, twebwe twabakurikiye tuzitwikira bingana iki? Mwagarukiye aho ngaho mukareka ubu butumwa tukongera tukabuhagurukana. Abantu bari mu kuza kwihana ku rusengero bakabura aho binjirira, nta jambo ryo kwihana rigihaba. Umusinzi akaza ari umusinzi agataha ari umusinzi, umurozi akaza ari umurozi agataha ari umurozi, umusambanyi akaza ari umusambanyi agataha n'ubundi ari kwa kundi, umunyamagambo agataha kwa kundi. Turi mu biki? Mwaretse tukavuga ibiturimo, mwaretse tukavuga ibyururutse imitima y'abantu, mwaretse tukavuga ibinezeza Imana. Birakwiriye ko njye nawe dukora uyu murimo twahamagariwe. Si ngombwa ngo ducogore. Umuririmbyi yaririmbye neza aravuga ngo twe gucogora kandi twe kunanirwa, tutarasohoza ibyo umwami yadusigiye, tutari twasohoza imirimo yose Yesu Kristo yadusigiye kugira ngo dukore. Ariko muzi ko mutangaje, ndimo ndabwira abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ntabwo ndimo ndabwira abantu batari bamwakira, ndimo ndabwira abantu bamwizeye bakamumenya, bakaba bari kudeviye. Ese muri mu kugira ngo ntituri kubareba? Turi mu kubareba, turabumva tukabareba. Mwakoze ibyo mwahamagariwe, mwaretse kuturoha, hari mwebwe twigiye ku birenge. Hari umuntu ejo bundi wambwiye aravuga ngo Jane ngo ndagukunda ukuntu ujya uvuga, ngo ariko ngo njya mbona ugiye nko gushiramo nk'ikiburi. Ikiburi, ubugari, hari igihe nabwo wenda bwaba ngombwa ko umuntu abukoresha, kuko turi kubona ibintu muri gukora kandi ari mwebwe twigiye ku birenge. S'il vous plaît, mugarukira aho ngaho mugeze, mugarukiraho. Ababyeyi bakuru mugarukiraho, abashumba mugarukiraho, abakuru b'ibyumba mugarukiraho, abakuru ba minisiteri mugarukiraho. Ese muzi ngo ko mwatureze, muzi ngo tuzaceceka ibyo tureba tubyihorere? Ntabwo tuzabyihorera. Hari abantu bahetse imitwaro y'Uwiteka batarimo kuyisoza nk'uko yabahaye. Nivuga ngo haleluya muranyikiriza. Imana iduhe umugisha, Imana iduhe kugaruka, Imana iduhe gukora gahunda zayo nk'izo yadusezeranyije. Birababaje cyane ko abapagani hanze, babandi twita abapagani, nibo bafite imirimo myiza.
hari inkuru mperutse kumva abantu bavuga ngo abakristo bari mu rusengero, umugabo witwa Juste yajyaga abwiriza kuri radiyo Umuco akavuga ngo umukristo umupagani wo mu rusengero, simbashe kubyumva neza no kubikurura ko umupagani wo mu rusengero abaho, ariko abapagani bo mu rusengero muriho, kandi muriho hari mwebwe mwatangije ibintu byiza, musigeho tuzajya tubavuga ndetse tunabavuge no mu mazina, kuko ibyo murimo ntabwo biri kutwubaka ahubwo biri kudusenya. Nimugaruke, niwo muhamagaro dufite muri iyi minsi wo kubabwira ngo mugaruke, mureke duhaguruke tuvuge ubu butumwa bwiza, mureke duhaguruke dufatikanye n'abatizera kugira ngo babashe nabo kugaruka, babashe kumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Imana ibagirire neza, Imana yongere ibatere iteka, Imana yongere ibahaze. Muvuge nk'aba kuko ngo nzahagarara ku munara negereze ndindira icyo Imana yambwiye. Ese ubwo mwarategereje koko? Ese ubwo mwahagaze ku munara wanyu? Ntimwigeze muhagarara ku munara wanyu, ntimwigeze murangurura, oya, mufite ishari, mufite urwango, mufite amagambo mabi, mufite akomeretsa, mbega nta muntu wabahungiraho. Mwagarukiye aho mugahagarara ku izamu umwami Imana yabahaye. Imana yongere ibabyutse, Imana yongere ibatize imbaraga, Imana yongere ibagirire neza. Buri muntu wese uzi aho yaguye, buri muntu wese uzi icyamugushije, niba waragushijwe n'amagambo, niba waragushijwe n'umuntu, niba waragushijwe n'umushumba, niba waragushijwe n'umuririmbyi, niba waragushijwe n'umuturanyi, mwihane, twihane bavandi, twihane. Mwari muzi ko, reka nkagaruke, mwari muzi ko ku nsengero nyinshi abari guhabwa imirimo ari ba bandi bafite ku mafaranga? Nta gakiza kabarimo, nta jambo ry'ihumure bafite, nta neza bagira, ntibazi kubana n'abantu amahoro, just gusa kuko umufuka wabo wuzuye amafaranga. Ngo nico gituma bakwicaza ku ntebe y'imbere, nico gituma bakubwira umuntu ukomeye, ntuzi kubiyobora, ntuzi kubihagarikira, ntacyo uri cyo, kuko gusa ufite amafaranga. Bigatuma abantu badafite iyerekwa, bigatuma umuntu ufite iyerekwa Satani amuhuma amaso, akakureba wowe udafite iyerekwa, akakureba wowe udafite ikintu uzageza ku bantu, akaguha inshingano, akaguha umurimo, kandi urimo uraruha abandi. Mugarukira aho ngaho, mureke abantu baze bihane, mureke abantu bongere bumve agakiza, mureke abantu bongere bagire inyota, mureke abantu bongere bumve ijambo ry'Imana, mureke abantu bongere batinye. Haleluya! Abantu bongere batinye. Yemwe nshuti zanyu, yemwe bavandimwe, yemwe rubyiruko tungana, yemwe babyeyi bahetse, ni gute umuntu azahagarara imbere y'abantu? Umuntu agahagarara imbere y'abantu, ni umukristo, ni umuvugabutumwa, agatinyuka akamamaza ubutumwa bwa Satani, aho kugira ngo avuge imirimo myiza Imana yakoze, aho kugira ngo avuge imirimo myiza Kristo yakoze, akavuga ngo nagiye mu ivugabutumwa, ngo mbura amafaranga y'itike, ngo nyabuze, ngo Imana igikoresha igiheko, Imana ikoresha igini, Imana ikoresha amapepu. Ni ryari mwigeze mubona Imana ikoresha ibyo bintu? Kandi hari Imana twizeye. Umuntu agatinyuka akabensha imbere y'amateraniro, nimumumbaza nzamubabwira, ariko aka kanya si ngombwa. Ariko nawe niyumva ubu butumwa azihane, azahagarare ku munara we, arindire ategereze icyo Imana yamusigiye, aba ari cyo azajya abwira abantu. Muzi ko mutangaje? Igiheko, ipepu, igini, dayimoni, ngo niyo ngwizanye amafaranga ngo y'itike. Gute kuva ryari?
gute? Kuva ryari? Ni ryari satani yakugira neza uri mu ivugabutumwa? Ni ryari satani yakoherereza itike uri mu ivugabutumwa ry'umurimo mwiza wa Yesu Kristo? Mwambabaje cyane. Birababaje, biratangaje, muri kudusebereza umurimo w'Imana. Yesu yasize imirimo myinshi, umurima ni munini, abasaruzi turi bake, abasaruzi ni bake bavandi, abo satani afite ni benshi, turi kugira ngo tuvuge nabo bari kwa satani baze. Abatari bamwizera umwami nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bakizwe, abatari bakamenya ko Yesu yaturuhiye, ko Yesu yitanze akamena amaraso akiyambura ubusa tukambara, ariyo mpamvu duhawe iri jambo ry'uyu munsi wa none. Ariko tukabitesha agaciro ngo ipepo ryazanye amafaranga. Mwihane, mwabavuga butumwa, mwihane. Iki ni igihe cyo gukorera Imana, iki ni igihe cyo gukora imirimo myiza, iki ni igihe cyo gukora iby'Imana ishaka. Ndumva ari muri Mika niho havuga iryo jambo, ibice 6 umurongo waho sindi kuyibuka neza, ariko haravuga ngo Imana yakweretse inzira iyo ariyo, iyo kunyuramo, itwereka kondisiyo tugomba kunyuramo, itwereka kondisiyo, itwereka amategeko n'amabwiriza y'ibyo tugomba gukora. Dukunde kubabarira, dukunde kugira gute, dukunde. Ku giti cyanjye uwo mbabaje ambabarire, ariko kandi dukiza. Ku giti cyanjye uzumva ubuhamya kumva ararakaye, azambabarire, ariko kandi musigeho mugarukiraho. Ariko mwari mwabona umwana hano umuntu mukuru? Birababaje. Turarambiwe kubona mwakubisemo amakoti, turarambiwe kubona mwambaye neza mukaza kutubeshya. Ko mwatwigishije ukuri, ko mwatubwiye ijambo ry'Imana, ko mwatubwiye ko Yesu aruhura, ko mwatubwiye ko Yesu akora imirimo n'ibitangaza, ko mwatubwiye ko Imana igitwumva, ko mujya mutubwira ko 7 tugirira neza. Kubera iki musubira inyuma mukavuga ngo ipepo, abantu batari kumva terime ipepo, abantu batari kuyumva? Mumbabarire, abantu batari kumva iyo terime ni nko kuvuga ngo Imana yatumye igini, kandi nibishoboka nibibaho. Mureke kutubeshya, musigeho. Dukora ibyo gukiranuka, dukunde kubabarira, dukora uyu murimo neza, tubohoke, dukunde imiryango yacu, dukunde igihugu cyacu, dukunde abaturanyi duturanye nabo, tureke kwipfuka, tureke kuvuga twipfutse, tureke kubiryarya, dukora imirimo myiza yo gukiranuka, nibwo tuzagororerwa imbere y'Imana. Imana ibane namwe kandi ikomeze ibite, abarushye n'abaremererewe muruhurwe n'iri jambo, ariko batubeshye mwihane. Imana ibane namwe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Shalom.